Kimwe mu by'ingenzi wabura kikabangamira igice kinini cy'ubuzima bwawe ni ukwambara. Twese turambara, ariko dutandukanira mu kwambara neza. DC bisobanura David Clothing Limited ni igisubizo kubifuza kwambara neza. Tubadodera kositimu nziza cyane. Ku bagabo tubakorera za bakosi nziza muri gukunda muri benshi. Tubakorera kandi imyenda y'ibirori. Tudodera ibigo bitandukanye, amahoteli, ibigo by'amashuri, amakorari n'abandi benshi. DC nitwe twambika ibyamamare bitandukanye, abahanzi, abakinnyi b'amafilimi ndetse n'abandi. Waba uri kure, wohereza ifoto yawe gusa tukakudodera imyenda yawe ikakugeraho aho waba uri hose ku isi. Tudoda n'indi myenda yose tutavuze. Unafite design urayizana ukatwereka ifoto. Kandi tugira gahunda, abifuza imyenda yuzuye namwe irahari. Dufite shop irimo icyo wakenera cyose, n'amashati meza ya made in Rwanda arahari. Dukorera i Kigali mu nyubako ya Chic. Waduhamagara no kuri nomero 078 50 79 72. Iri no kuri WhatsApp. DC icyubahiro cyanyu kiri mu biganza byacu. Wow. Mandirinag. Ahubwo uri na Nasi kucyumutse. nya uri pusi. I just laughed at. This is ubundi kutagendera story na boyfriend ugira mu buzima bwawe. Hari uwo uri bwabone? Nabona ariko ushobora kuba nyine utaramfata nk'inshuti yawe yatanje kurya ibintu byose. Cyangwa ukamfata nka ya nshuti hishanye. Akuseka nkubaza ikibazo cy'amatsiko. Nimba nkwereka umushahara wanjye. Nkakubwira ibyo ngomba gukora. Nkakwereka ibintu byose. Gute nakwereka shari wanjye? Shari wanjye ni zahabu. Nanjye biranje utajya. My dear, take. If you see anyone in my phone, just do whatever you want. Subisi ndamutse nsagumisha. Courage. Waba uziko namugutwara, uziko yagiye ku kantu gateze muri simbi. Asiko namutwara. Wewe kutaranyere ku wawe. Cyane none. Zo mukunzi wawe. Nyina aracyari. Urifuza shari wawe umeze ate? Ndifuza umujama. Kagere inkuru. Wiboga. Muremure. Ufite amaso arambuye. Uri serieux. Ufite business ye. Unkunda uri loyal. Umujama ni umuntu ufite vision. Ndaryama nkarota twabanye, nkabyuka nkarota mubyukiye mu gituza. Mana unyuvuza nko mujama. Ikibazo nuko batakimera. Mana koko ndimo ese mbemo neritwa n'uduhungu tutari type yanjye gusa. None uyu mutayipe yanjye mpora ntabwo ajya ni project. Barumva mukunda nubwo ntaramubona. Gaza mbere. Ibyo bintu uri kwivugishwa. Uwo muhungu uri kuvuga nyine ni inzozi. Keretse n'ujya mu muhanda ukamutoragura. Okay, ashobora kuba gihari nta wamenya. Ariko let me tell you one thing. When love comes, ni urukundo rwaje, umutima ntutoranya ngo uri izo type zo uri kuvuga zose zigenda wagira ngo ni nk'inzozi waryamye ukarota ukabyuka. Hako ngenda bizi neza gukunda umuntu gentleman wihagaze. Akiri ibyo bintu wivugira. Urugero ubwo mbonye wenda nk'umuhungu witwara nk'ibintu by'abastari, ubona nta cyerekezo cy'ubuzima afite, njye nkakunda. Dupinga ibyo bintu nibikubaho ngiye nzaguseke. Yewe ngomba gushaka iboga yigisebye gikunda akazi, yambara nk'aba gentleman. Nanjye ndabikwemeza ko umunsi urukundo rwaje. Nashaka azaba mu itabi. Uzamukunda. Mana umutembereze.
hanyuma ziriya dokima za ya kampani excuse me hello ushaka iki ubu ni gusigaye wemera ko ndi brother wakize hari ibintu biri secret ugiye kumbwira ko nshaka gushyira loudspeaker ngakomeza akazi kandi ushyirira loudspeaker mbwire nta kibazo warumbwiye nyine ni kuze nta rimwe nakubitana rasa ku ntego namukuye kuri gahunda twavuganye kuza nyine mwiri bisangira ze iwawe kandi noneho ahabwa n'abari muri mezi uzanugeze geze shorongi imana what geze shorongi imana ngiye kuza byose ko ngiye byananiye nyine mani Kigali yaranivuye yari yagisenyi gukora nyine agasonge agafite neza gukora kandi nanjye no gushikira nyine na dodera nyirukanye nanjye gushikira iwe nyine tubanye umuntu mukire nta kirageze nyine nkacisha bugufi tukabana bro mpaganire kabisa kandi nyine ubundi reka mubaza ni gute wifata ugafata urugendo juste ukavuga ngiye kugenda njya ahantu ntiwigeze umpamagara ntiwigeze umenyesha ko ugiye guhaguruka kuba twabivuganye ntabwo nigeze nkwemerera ko ugomba kuza iwanjye kinari kumenyesha kugira ngo wazuse ndo gusaba ni kuzi wibana kirandiro dimani Mike ibyo bibazo ari uburyo bundi twari kubikemuramo atari ukuza iwanjye aya uramura mu brother uramwenda nuko navuze yangu we yacure kumani no kuzimana nanjye amaba kandi ngo gutura muri kire umuntu musaba ndi bize aho kunsangura haza ariko umenye ko ushobora kongeraho juste nta nubwo ari ukumenya ungereho wakatije n'imodoka izo gusubizayo What? Is everything? Yeah, it's fine. It's fine. So, Gerrardson. It's Natasha. So undi washatse umuntu ugufasha ko mbona hasigaye hari akazi kenshi like rwose ndagashoboye pe rwose uzagara rwose nta kibazo uzagara rwose pe basi no nyumva banze mubwire nta nubwo urumva icyo nshaka kuvuga bisunsubiza so I was saying urabona ko dusigaye dufite akazi kenshi especially usigaye ufite akazi kenshi kandi gukora amasaha y'umurengera rwose ntabwo ari byo nkwifuriza so shaka undi muntu uzajya ugufasha akazi igihe nzajya mwishyura kandi aho ni sawa baza kumushaka kubwira we just hello ndamushaka ariko abireta mubona ahubwo binakunze niba nahari n'ijoro yazagatanga oya ntabwo ahita umubona none agahita umubona ariko ndaza kubaza mu bantu twibwira Are you sure? yeah sure Okay. Ni serio?
ko utari buze gutinda cyane. Nsigaje ngira reka murakoze. sawa kasi. Shema, ubu koko uzabona ryari ko ngukunda? Mike, nizere ko uzi icyo naguhamagariye. Tekereza ko ari ibyo naguhamagariye? Reka ngushe ku ngingo. Mike, nk'uko twabivuganye na mbere yose, mbere y'ukuza, njye ndakomeje ibyo nakubwiye. Ndifuza kureka ibyo bintu urimo by'inzererezi by'abantu bari aho badafite icyerekezo, ukaza ukicara nkaguha akazi ugakora nk'abandi bose, ukabona amafaranga, ukareka ibintu byo kujya wirirwa unsaba 5, 10 bingahe amafaranga nkaho uri umwana. Izo nizo wita inzozi? Uzi abantu muri ubu buzima bifuza kuba bakicara ahantu nk'ahangaha bagakora ibyo nkora, uzi uko bangana? Ngambwira ku nzozi zawe. Si kuba wambaye gutyo kuretse za gitari zidafite umumaro, kuri inzoga n'itabi n'ibyo bintu bita ubuzima, nizo wita inzozi? Mike, ndagira ngo nyumve kandi ndakeka kubisubiramo bizagorana, kuko sinkunda guta umwanya wanjye, urabizi. So, ndaguha ofa nzima, uzakora hano, uzakora uko ubishaka, nta pressure, uzaba ufite abakungirije. Icyo nshaka ni ukusiriveya ibintu biri kubera hano company, ukajya umenya raporo ko zimeze neza mbere uko zingeraho. Amafaranga urabizi ko ari neza, ntabwo nzaguhemba nk'umukozi usanzwe, kimwe nuko nshobora guhemba nk'umukozi usanzwe, ariko wajya ugira ikibazo n'ubundi still ndahari ku bwawe, ibyo urabizi. Niba ushaka kumfasha, wamfasha muri mu nzozi zanjye nshaka kugeraho, ukagenda ukanyishura studio, ukagenda ukanyira ibyangwe, ibintu nk'ibyo. Nawe kuza kuntandukanya inzozi zanjye ngo ugiye kumpa akazi, ntabwo ukora kumfasha kwiza no kumfasha mu byo ndimo, nimugufasha muri zawo mpari. So ndumva rero ntacyo ndi gukorera, mvomeye nyine mu kitobotse, ntabwo njye nashyigikira ibintu nk'ibyo. Niba wumva ari bwo buzima n'inzozi zawe, go ahead. Ntabwo nzongera kukwingingira amahirwe nk'aya ngaya, hari abantu benshi bayakeneye. Just go and live your life. Jya mu rugo, nicyo nashaka ko tuvugana. Yes. Yes, Shema. How are you? Fine, sir. Are you okay? Yeah, I'm good. Yes. Notice. So, Zato kumutazimaye. is he here? Ukaya control tugeze gukora imwe y'amatafari. Ntabwo security rego. Oya, ntabwo yahindura.
gusa amahirwe nuko nari nyifite kuri email draft yayo nahise ndebera ibyo ari bikenewe umeze ute se Is fresh. mfite ikiraka gishyushye Aha. urimo Of course, urabizi ko mba mpari. icyo ni cya kigo Wait. Bakemeye contract? na press usubire kuyibona wahitayo umva rero ukuntu ibintu bimeze urabona iyi contrat barashaka ko tuvugurura cya kigo cya secondaire giherereye ahandi hafi na airport so hakenewe amatafari tuzakoresha ariya ahiye tuzakenera amabati ariya ibintu byinshi biba byanambaye so gusa ikiriho ngaha ni uko badusabye yuko mu mezi atandatu bigomba kuba byarangiye byose Mezi atandatu? yeah. Gusa ni haza imbogamizi buriya ntabwo byari kuba byiza baduhaye amezi 8 we. niyo mpamvu rero nje kukureba kuko ibintu byawe byo kugenda gakeya urabizi ko tujya tubipfa njyewe maca gukubita mbangura abo njye n'amezi atandatu bansabye njye numvaga ari menshi kuko numvaga byibuze nko like 3 months or 4 months twaba twabisoje Ikibazo cyawe ni icyo cyo kutaba careful. ntabwo ari Usaba ugutaba igihe ugakora ibintu neza bikarangira mbere kugira ngo bizatinde bize nyuma y'itariki. Shema ntabwo ari ugutaba careful ahubwo bagira ngo ibintu tubikore byihuse bive mu nzira dufate n'ibindi biraka kuko niyo tugiye tugenda gakeya urabona twazatera imbere gute hano urabona bamumakase kuri umwana Urabona n'akazi bari wakora. ibijyanye n'iby'ingagari byo kuba mu munsi The peace by the way. Narabikubwiye nubwo wenda jya utekereza ko ari ibindi. Nuko mba nakubaza. Nakwemeye kujyuzamo hano wambaye gutyo. Nk'ikirara nk'umuntu w'imbwa nk'umuntu udafite ikintu mu buzima atekereza cyo kuzagira. Cyumva watuma ntungana turi no muri office. unyuze ugenda ntabwo nayifite nyina mvuze muri moteri pisi wenda reka nigende ibindi utashaka Byaba ariko kubera ko ntuzajye utuma ndakara please. ese ubwo ko nawe uragaza n'ubu urabona aho ngaho injira utambikira ibumoso bwawe uhita uza mu esikariye uzamuke kuri furo ya kabiri ukihagera urasanga usohotse nanone uhita ubona esikariye hanze sawa neza nyine ubu ufite umuntu wese ugira gahunda y'iki ariko niba uzi ko akomeza Ese byari abandi basore nkawe mu mihanda bari gutekereza imishinga yo hejuru ariko no kwambara waje kubonera kwisi just like that. karibu ndimo mbona n'akazi hano muri mama Eva
maniga imana yakwiniga mu butiga zaniga zigisha mu ziratiga zibonye umwana zayo bro ubona kino cyangwa bose yarapfuye aha namubonye kandi ntabwo yancika ntabwo yagucika so urabona muri na class mu buryo burandika umureba kuruta umwadu bro ngambira nk'ikintu wakofa ari umukobwa umeze guri ntabwo utangiye kubona ingaruka z'ibintu bamubwira ingaruka we nkujya umwana reka tubiganire tujye nkujya umwana reka tubige wamukunze sibyo rero ngiye kwandika nimero sisi ngiriye ni umuhaye icyumweru kimwe iki ngiye nabutumiza mani ibintu dukora tuba tubizi bro uriya mukubitiramo agasonga nkubwiye ko namukunze abikorera mbese ko ntabutsinda nyine natuje nyine ariko undi mutamura amaso kuko si uguca intege ariko classe biragaragara twangane umwana yene namwemeye hariya hantu atagushikiye icyo uzansaba cyose nzabamara ariko nende umukwe nzabutambwishime mbaririmbire memereye hano na bonus indirimbo wowe uririmba mu bwoko wowe mbabazane band n'ibyo bintu iki nzayashaka nawe gasuti mputi nzi byagaragaza kwizamo agasuti kutunusha badukarabana tuterede batubareka bavuga n'imbere ahubwo n'ikindi kintu ushaka kumenya bibe gake kuza utifu uzasanga ndi mu nama n'abandi bantu umana icyana cyawe umwenzani magambo jewe nzakurikira inzozi zanjye ariko kuki utumva ko inzozi zawe nta kintu kiri no gutishimira byo guhora mu biro munsi cyangwa wagira ngo muri fonye ntabwo nabibasha kurata oh really Shema da wampfushije ariko mwana ntabwo napfushije namushakaga yewe wowe ngambwira muteze isi man ntumfate nk'umusazi but I think also I'm crazy. What do you mean? I'm getting mad. Like wizerera mu rukundo at first sight. Wait, what do you mean? I mean I'm falling for someone who is stranger to me. He is totally stranger. Okay, Tamika, who is he? murakorana reba cyagiye nza kureba muri ofisi umujama nabonye yari yicaye wari wicaye hano yari yicaye gutya ku ruhande rwegereye Shema ni mwiza ntabwo nzi izina rye ni mwiza wari wabona umuntu ukajya wumva ari kurukurura and agaragara nk'umuntu uri seriye yambara neza byiyubashye oh my god I'm falling for him and noneho ikintu kirantesheje umutwe ni uko ndi gukunda umujama ndi umukobwa sinamwaprocinga ngo mbwira nagukunze
Shira bebe. It's weird. Ahubwo ibyo bintu birimo binanabyibagirwa mu mutwe wawe ubisibemo. No, I can't. Nagerageza kubyanza. I tried my best. Kubera iki? Uramuhunga ariyemera ariyumva and nkunda abahungu biyemera nkunda umuhungu uratekereza ko uri mu bakobwa baza kwa poroshenga no nyine nanjye nicyo cyanshanze ko ndatekereza biramutse byanze burundu hanyuma we nawe muzahurira that's why ndi kukubwira nyine nk'inshuti yanjye we mukorana uzongera numire ngo ibyo bintu ushobora kongera kuntumira mu biro nkaza kure wenda tukanavugana gusa tugahana n'akanimero just nyine ukabunkorera ako kantu Imana yagumugisha naza njyewe dukorana mu kazi ke ushobora kumuhamagara for imagine things ari muri weekend ntanyitabe and nyine n'uwo muhungu wundi uri seriye umuhungu uri seriye umenye ibyarimo umuhungu udakunda abakobwa umuhungu wiyemera umuhungu umenya qualities ziwe umuhungu umenya agaciro ke nanjye niwe nkunda just do me a favor nkorera ku gafaveri konyine zaze why you know what nziza nzabyikorera and I will win nzamutsindira reka nze tuvugane reka nyine ukuntu bimeze ndetse niko yabaga ese ubundi ko ntangiye kubona nawe atangiye kubihindukana kandi nari nzi ko ari uzajya uvuga byinshi njye namusubiza gute nyine ubu ngubu nari nshyize kuri gitari kugira ngo basi ntegereze ibindi bintu byo kumubwira none nawe wikuyeho umunsi watekereza ko ndibuze kongera kuvuga ibintu byose nabivuze byarangiye bro uri gutuma ndi kukureba n'indimba nkatumujya nkatagita bitewe n'utugambo ndi kwivugisha uri kumara umwanya ngo mukamara mucecetse mukongera mukavuga simori njye numvaga nyine ko azajya avuga kibuze akavuga byinshi njye nkamusubiza akambaza nkamusubiza urabizi ko ariko ibintu ariko ngo ngaho ngo mbwira agacishika nyine nuko utazikubwira ngo kandi kantu keza nuko utazikubaganiriza umutsina sasa namushyiriye indirimbo nziza nari mwegereje gitari kugira ngo yumve ngubona kibaganiriza ndetse ngore festival ukamwuba uri kumuganiza wagira ngo niba bamusubite wawe n'ubundi bikora gute nyine ubanza ukamwuba ahubwo bino bintu bazabifasha bakabidushyirira nko mu mashuri nyine at least tukajya tubyiga umuntu akamenya ngo ni igihekane cya kangahe ngezeho ni nashanye bitana no gushaka intega mate okay Mike urabizi ko nyine kumva ikintu cyari cyo cyose cyatuma ibintu so bwambere umuhogora kuba ukamureka ko maye agaciro wari kumuvugisha wagira ngo kuvugisha secretary wawe umuha amakomande n'iki n'abakoresha n'abakozi bawe wagira ngo umukoresha we n'umukozi iki kivuye ubanza kujya iki kumuba cya kabiri
uba ugomba kwirekura ukabamo fani mo gake apana nyine kuba bafani nkabanza vuba hanze ukabagira amwe akantu ucanamo ukamusesera nyine agukunda ntugafanye zo gutuma gukunda icyo n'ingenzi rero cy'umwe yako kibuti neza ikintu cy'ingenzi nanjye mfite nk'uko ubivuze ni ukumutega amatwi no kumusubiza ari kujya kujya muri ibyo bintu byose nta mwanya nabo urabona akamuga sore kari fani wazi ko bitamo hiye story ariko ngo warananiranye nawe kwe nayo nisi ntabwo nananiranye muniga cyewe ujya umufasha se kuma numva mutopfora naryo murakurikirana ntabwo dukurikirana hagati yawe nayo harimo bangahe nubwo usibye nyine kuba ari umunyamuryango buriya abapapa nabo bavukana gusa nyine we numva nuko turakurikirana abapapa nabo bakurikirana ese ikibazo gihari ni ikihe kuki mukuru wawe mbona atakumva kandi yakakwiye kuba gushyigikira muri bino bikorwa njye ni umuntu ufite kandi njye ndiyumva w'impano ni uko n'ubu nazana gitari nkacuranga nubona ko ufite impano ariko ubu ntashaka kunyumva ntashaka kunshigikira buri gihe nkatisha iriya ngo ninjye muri biriya buzima bwese bwo guhora ngo ameze ukusama yanabise saa sita nagiye mu kazi ngo nje kujya ngo subiye biriya ntabwo nabishobora ahubwo wowe wagira ihuno kamunyumvishiriza nyuma mbona nyine rushatse kano kanya nyine ngo duhure munyumvishiriza ikintu nyine kumufasha ariko nawe mba ari uburyo wamfasha uyu munsi umuterankunga wese ndamukeneye nese umuterankunga nuramuka umubuze na mukuru wawe nawe ukaba utari kumva inama z'ibyo ari kukubwira amaherezo urabona inzira yawe ari iyihe zirase zagira n'igihe kiba kitaragira buriya bizatinda biza kuko bino ntabwo ngomba kubiterera njye mfite impano ndabyiyumvamo n'umuntu wese mucurangiye gitari arambwira ko mfite impano Mike, yes. Are you sure you have a good talent? Yeah, of course. Sure. I'm so talented. You are so talented. Yeah. Kandi nawe ufite amafaranga ni twamukora muri abi bya girlfriend n'ibiki nawe wamfasha ndabizi. Mfite igitekerezo. Kandi urabyumva ute hagati yanjye nawe to make in the business. Ko bisase nyine ndabura. Kuko ngiye ibintu byanjye business, okay? Nshobora kuba nagushoramo ukazamura impano yawe nkanagufasha ikazamuka mu buryo noneho bwo kubona income tukagira uburyo tubarana. Urabyumva ute? Urumva man urije ntago uri kimwe na cyagara. Oya ngewe bino bintu ngenda byumva ibintu bya entertainment ndanabikunda cyane. So niba rero ufite impano yo kuririmba nshobora kuba nagufasha amafaranga ukeneye agufasha ukazamura impano yawe hari uburyo bushoboka bwose nkavugana n'abagenzi banjye tukagupromotinga ukazamuka kwa umustar yanka ba Bruce Melody n'abadebeni bose giye n'abandabasha impano baya nuko nozomenera nagufasha wanabarenga kuko kugira ngo umuhanzi azamuke kugira ngo umuhanzi azamuke agere kure bisaba amafaranga investment ihagije. So nta kibazo reka ngene mbitekerezeho ndebe igisabwa hanyuma next week uzansange kuri office wanjye hanyuma ariko ibintu tugiye gukora bibe hagati yanjye nawe kuko mukuru wawe dufite ama business menshi tuhuriyemo kandi atararangira rero hagize ikigaragara yuko hari kiri kuba hagati yanjye nawe shobora kuba byatuma muri business hari akantu katagenda neza kuko nyina agira akantu ko gufunga umutwe mu ya niwe uramuzi wane urashona man so naribi nashukuru kabisa asante sana black ndashimye ku mwana ku sinabikubwira gute man imana umva jamana ku blessing jakomeza ku blessing. Thank you bro man so reka rero ngende mbitekerezeho ubwo ntari bindi turaza kuba twari ntari okay sawa namba yanjye arya ndayifite sawa ure none nzajya shamo nakantu ko kubyina bwambere umuhogora kuba ukamureka ko muhaye agaciro. mwakoze cyane kutwitaba n'iby'agaciro gakomeye. Cyakanye uba ugomba kwirekura ukaba mufani mu gake
no ntago ari wowe nsetse ahubwo iryo jambo uvuze rinyibukije igihe Mourinho yatutse Guardiola bari muri match hanyuma gusa igitangaje ahubwo ibaze ko Guardiola byarangiye amutsinze ariko ibaze nk'ejo bundi ari tuvuze ibyo bintu by'abantu bo hanze ndibuka ari umudamu twaganiriye muri babazungu arambwira ariko nsaba ko twakorana mu bijyanye n'ama petrol stations n'ibiki ariko ntabwo ubizi ukuntu bihagaze hanze se ibintu by'intambara habanje Ukraine n'Uburusiya ubungubu ni Israeli nyine ubungubu ahubwo mfite ibibazo byinshi sinzi niba iyo contract turi buyisese ni ibibazo kabisa oya nyine ni mbanzi ko nabikubwiye ntabwo nari nzi ko ntabikubwiye ni muri babashoramari dukorana mu by'ibyo kudekarana n'ibiki bindi bira departement yindi sorry gato ni Mike warumvugishije nawe ubundi wari umeze neza urakomeye ese ko kudaherutse kumbwira ngo ngusohokanira rero nuko reka nze nguhamagare uba muzima Shema muziki Ukraine Mourinho abo bose baje mu bati mu biganiro byawe na Shema nse nyine si inkuru nari ndi kumuha inkuru kugira ngo atarambirwa niko nabubwiye ngo uzabe fani nawe ngo uzajye umubwira ibintu biterekeranye nose ntabwo biri fani ariko ibaze nk'umuntu muri mwahuye amakipe yahuye sibyo muri gukina uri gutsindwa ariko n'ubu ufite amagambo menshi Shema uri ngo mwakoze kutwitaba ni president w'igihugu muri kuvuga ako waransabye ngo nzajye mwubaha none no kuba Shema urana nishuza impamvu nakugira inama nakugira inama ngo wubashye ntabwo nakugira inama ngo ugende inama ngo ugende ufate umuntu umugira ikimana cyo wansabye kumwubaha kandi musaba kuba fani musaba kuba uri updated news bigezweho musaba kumutega amatwi exactly kumutega amatwi mbwira ko bizi ko updated nibi by'intambara yo kuza none se si byo bintu bigezweho icya kabiri iby'imikino bari muri season nshya iri no kujya kurangira daire nta nubwo ari ukwanga ubivuga byo urabizi ko ari kugira ngo gusanga umusese ibintu utazi match ntabwo ari twatiri kwirebana mbabizi ahubwo sinzi ikibazo wowe ufite nawe ubwiwe numvise atangiye kumbwira ngo none se ngo ibyo ngo n'abandi bakobwa nk'ijana bazagucika sinzi impamvu kirawe kubera iki mansi uko batereta Mourinho ibyo rero byanyu n'ubundi fata telefone genda umwandikire genda mube muvugana umwandikire fata mfite akazi ko gukora Mike twara telefone umwandikire